Murakomeye ni mu bihe bibi by'amarira cyane cyane twibuka uriya muvandimwe wacu wahotowe wishwe mu Rwanda. Nagira ngo rero nubwo ari mu bihe bitatworoheye na gato, kuko ntagize umwanya wo gusengana namwe no mu bihe byashize, navuye kure koko nkuko Gustave bivuze, navuye muri Amerika. Dufate akanya k'umunota umwe gusa kugira ngo twibuke uyu muvandimwe. Murakoze. Ndabanza nshimire abo dufatanyije gutegura nyine iyi conference. Ubundi ntabwo twari tuzi ko tuzatungurwa n'uru rupfu rwa Kizito Mihigo, aribo abo muri Institute Sendashonga bari hano hamwe n'abo muri Jambo. Ubundi jewe mbarizwa muri Rwanda Truth Commission, ariko ubundi mukunze kunyumva muri Rwanda Freedom Movement. Iki gitekerezo rero cyo twagize cyo kuba twahuriza hamwe tukagira gahunda imwe kuri projet nibura duhuriyeho imwe, n'ubufatanye bwo mbona bwadufasha twese abanyarwanda kugira ngo nubwo turi miliyoni 12 uko tubyumva mu bitabo by'u Rwanda, tukaba twese turi abanyarwanda ariko dufite uburyo dutandukanye. Twavutse twitwa Abahutu, tuvuka twitwa Abatutsi, tuvuka twita Abatwa. Ibyo ntacyo twabiguze, niko twisanze. Kubyirata twabyirata, uwashaka kubyirata, ariko nta n'ifaranga bitanzeho kugira ngo uvuke uri Umuhutu cyangwa uri Umututsi cyangwa uri Umutwa. Kuba rero dufatanyije na Institute Sendashonga na Jambo, twebwe muri Rwanda Truth Commission tubikomeye cyane, kuko niba hari ikintu gikunze kubura mu banyarwanda ni icyo nyine cyo kureba isura dufite zitandukanye, kuko miliyoni 12 twese turatandukanye, ariko icyo duhuriyeho n'ubwo bunyarwanda nicyo tugerageza gushimangira uyu munsi. Cyane cyane tutaza hano kurira gusa, kurira Kizito Mihigo. Hari umuntu twahoze tuvugana ambwira ati abanyarwanda dukunda ubukwe, tugakunda no kujya guhamba. Now mwibuke ko kuva muri 59 kugeza kuri aya magingo, bimwe mu bushakashatsi turimo gukora buratwereka yuko u Rwanda rumaze gupfusha miliyoni 2 z'abanyarwanda, nibura miliyoni 2 z'abanyarwanda. Murumva rero ko urupfu ari rwo rukomeze. Nkivuze mu Cyongereza, we are a nation defined by death. Turi igihugu, hagira umfasha to define, kirangwa. Rimwe ubundi abantu bajya baseka ngo mvuga urugande, ariko ibyo mvuga murabyumva. Yes, turi igihugu kirangwa n'urupfu. Ubundi twakabaye abantu tugenda dufite isoni, kuko iyo ubona igihugu kirangwa n'urupfu, genocide n'ibindi byaha bivugwa mu Cyongereza sinshaka kubisubiramo kuko ni birebire, war crimes against humanity n'ibindi, twakabaye ubundi tugenda tubebera kubera ko turi bene icyo gihugu kirangwa n'urupfu.
uyu munsi turibuka Kizito Mihigo siwe wa nyuma sinawe wa mbere. Niyo mpamvu tuvuga ngo muri izo miliyoni 2 zimaze gupfa turimo abahutu, turimo abatutsi, turimo n'abato tudakunze no kuvuga. Impamvu rero nk'iyi projet dufite, iyi projet niyo kugerageza gutakira amahanga cyane cyane umuryango witwa Commonwealth. Nk'abantu bakuriye mu Rwanda mu gihugu francophonie cyangwa se francophone, sinzi igifaransa cyanjye niba ari cyo francophone. Ntabwo ibyo bintu bya Commonwealth mubizi, wenda mwamenya francophonie. Ariko kubera ko Kagame nako gatsiko ko bafatanyije, ubu ngubu akaba ari agatsiko k'abatutsi kasimbuye agatsiko k'abahutu, kandi adashaka ko mu mateka y'u Rwanda byavuga ko hari abantu bavutse biga igifaransa bagakura bavuga igifaransa bagakora bavuga igifaransa. Ibyo ngo ntabirangwa ntabishaka, akaba yarasabye kujya mu byo bita Commonwealth. Na Commonwealth ni umuryango uhuzwa n'igihugu cyahoze gikoloniza ibihugu bivuga icyongereza, nuvuga Ubwongereza niyo Commonwealth, ibihugu 54. Umukuru wabyo ni umwamikazi w'Ubwongereza. Na ugiye mu Rwanda ukababaza ukajya najya mu nse nk'abanyamakuru bakunze ibintu nk'ibyo ngibyo ababishoboye, niba mufite umuntu wagenda akatubariza ku muhanda cyangwa se muri komini cyangwa se muri sector, ariko ibyo byose babyise andi mazina, ukababaza uti Commonwealth ni iki, ndahamya ko n'abantu babiri batagusubiza ngo bakubwire icyo Commonwealth icyo ari cyo. Ariko ubu mu kwezi kwa gatandatu u Rwanda ruzakoresha iyo nama ihuza abo bantu bose, na Queen azajyayo niba azashobora kugerayo. Bije y'icyo gikorwa n'amamiliyari, sinzi niba ahangaha hari umuntu Joseph ubundi ukunze kumenya ibyo ngibyo, ariko ndamutunguye sinzi niba azi amafaranga uko angana. Ku Rwanda rurimo abakene batagira ingano, rurimo inzara yo muzi ko uko muri ahangaha ntawe udahora buri gihe agerageza kugira icyo yohereza kugira ngo gifashe abana bajye mu mashuri, gifashe abarwayi, gifashe abantu bameze nabi. Ariko ngiyo inama izahuruza ibihugu 54 birimo n'umwamikazi w'Ubwongereza kujya muri party, kujya kwishimisha no gushimisha Kagame nako gatsika ke i Kigali. Twebwe rero nabo dufatanyije dufite umushinga tugira ngo namwe buri muntu wese uri ahangaha adufashemo. Ubu ngubu twandikiye ngira ngo turabisohora uyu munsi cyangwa zagenda muri iki gihe, inzandiko twandikira umwamikazi w'Abongereza n'ibyo bihugu n'abakuru b'ibihugu bose, tubabwira ngo hari aho muzajya mu kwezi kwa gatandatu, uriya muntu uzakoresha party n'umwicanyi kabuhariwe. Ntabwo twari tuzi, turimo no gutegura urwo rwandiko, ntabwo twari tuzi ibya Kizito Mihigo, ariko tuzabyongeramo. Ubundi twibutsaga abo bakuru b'ibihugu yuko u Rwanda nk'uko byatangajwe mu cyo muzi mwese cyitwa mapping report, cyagaragaje ko kariya gatsiko Kagame nabo akuriye bakoze genocide ku bahutu, n'ibyo byaha bindi bikomeye cyane byavuzwe muri mapping report. Ariko nk'ukuntu amahanga asanzwe ahemukira u Rwanda, asanzwe ahemukira Abanyarwanda. Iyo report yakozwe mu kwezi kwa 10 muri 2010, ubashyize mu kabati barayibika, ubashize imyaka 10.
ubashize imyaka 10 merutse kuvugira kuri radio yacu Rwanda Freedom Movement mvuga ngo abakunze kuvuga ngo dufite inshuti ababirigi ni inshuti zacu arabahoze bavuga batyo ndahamya wenda muri Republika ya mbere Abafaransa ni inshuti zacu muracyanyumva ariko ndumva ari bivuga inyumyongiyo ni hanze Abafaransa ni inshuti zacu ubu ngubu hari abantu bavuga ko kari agatsiko k'abatutsi Kagame nabo bafatanyije nahozemo murabizi bavuga ko ngo ari inshuti ngo abanyamerika n'abongereza ni inshuti zabo nagira ngo mbabwire ko abongereza ababirigi abanyamerika Abafaransa yewe n'ibihugu byo twita ngo ni ibihugu by'abanyafrika icyo bigenda bitwereka nuko nka yamvuga y'abanyarwanda ngo iyo amagara yaterewe hejuru umwe asamaye undi agasamaye nitutiga gusama amagara yacu umwe ku wundi ni kuriya tuzamera nka Kizito Mihigo n'abandi bamubanjirije ntabwo ari umunsi wo kubarondora bose nibyo tuzaba twagerageje kubwira muri urwo rwandiko turarushyira hanze muzarusoma murebe ibyo tugerageza kubwira ibyo bihangange bizaba biri i Kigali tubabwira kandi ko amagufwa yo bazabereka murabizi neza ko umunyamahanga wese ugiye mu Rwanda bamwereka uduhanga ubundi nabyo n'urukoze soni banza ari musoni rukwinza no kubivuga niki nta muntu ujya gutandika uduhanga n'amagufwa ariko ayo magufwa ntabwo ari y'abatutsi gusa ni amagufwa y'abatutsi n'abahutu n'abato ariko ibyo nibyo Kagame azabereka cyo ntitwagishyize mu rwandiko ariko tuzashaka kuba n'akazi tuzakora kandi tubasaba ngo muzadufashe kugira ngo twerekane isura y'u Rwanda nk'uko u Rwanda rumeze aho kugendera ku byo Kagame ababwira ababeshya buri gihe ngo yahinduye u Rwanda Singapore yuko rufite simperuka mu Rwanda mperukayo hashize imyaka 15 ngira ngo kuva i Kanombe kujya mu mujyi ngo nakataraboneka ngo ifite amagorofa ifite n'ibindi mwigeze kumva na Kagame avuga ngo ngo wasenya ubwo yavugaga iziriya nyubako nyine zo hejuru agenda kopera ko arimo ari ubucuruzi abifitemo inyungu ngo wasenya izi nyubako ngo namwica ntimwabibonye ngo yamwica ngo wasenya inzu ngo yamwica yerekana ko mbese u Rwanda uko rumeze ko ari shyashya ibyo byose nibyo tukwiriye kugerageza kwerekana hirya no hino kugira ngo bimenye atari uko tutekereza ko abandi bazadukemura ikibazo ariko ahubwo ko ari inshingano yacu kubwira abandi uko u Rwanda nyakuri ruteye ngiyo niyo project dufatanyije na Jambo niyo dufatanyije na Institut Sendashonga kandi nagira ngo mbasabe uko bishoboka byose kugira ngo namwe uwo mushinga mu utera inkunga kandi muwubemo kugira ngo tuzawubyaze umusaruro nizere ko tuzanabikora no kubijyanye na francophonie na mwibuke Kagame ukuntu yarwanya igifaransa akarwanya abarwanya igifaransa akarwanya abafaransa amanywa nijoro kuko abafaransa bari bavuze bati reka tugerageze turebe uwarashe indege yaguyemo Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi n'abandi bo bari kumwe bagapfiramo uko mubizi ko ari Kagame warashishije iyo ndege ni watanze ayo mabwiriza
ibyo ngibyo ntabwo ari deba, wenda ni ikibazo kitazakemura, nubwo kitakemurwa mu buzima bwacu uyu munsi, ariko amaherezo ni ikibazo abanyarwanda bagomba kuzakemura, kuko ni kimwe mu bintu by'ukuri tugomba kuvugisha kuzatuma twubaka ubumwe n'ubwenge mu gihugu, atari ibi biri fake nk'ibyo mwirwa mwumva bavuga mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero bivugiye yuko ntabwo tuzaba dusaba cyangwa tuba dusaba abantu ngo badufashe, kuko inshingano yo guhindura system yica ni inshingano yacu twebwe mbere na mbere nk'abanyarwanda, ntabwo ari inshingano y'umufaransa, w'umunyamerika, y'uwundi munyafurika, y'umubirigi cyangwa y'undi wese. Ni inshingano yacu, abandi badufasha, ariko tugenda muri abo bose tubabwira ngo nyamuneka dore umwicanyi ruharwa niwe wabatumije kuza muri party mu Rwanda. Hari ibintu bine nagira ngo nsorezeho kugira ngo mufite byinshi byo kubaza n'ibitekerezo. Icya mbere nagira ngo mbwire Perezida Kagame, nagira ngo mbwire Perezida Kagame, ubu butumwa aho tuvugira ahangaha turi kure y'u Rwanda, dufite agahinda ka Kizito Mihigo. Icyo mubwira ni iki ngiki, Bibiliya iravuga ngo uwicisha inkota niyo azazira. Ntacyo nongeraho kuri icyo, niko ubutumwa muri Bibiliya buvuga. Icya kabiri nagira ngo mbwire abantu bita ko bari muri ako gatsiko, bamwe n'abiyita intore birirwa bidegembya hano mu Bubiligi, murabazi, murabamenyereye. Nagira ngo mbabwire yuko niba basoma amateka y'u Rwanda nk'ukuntu uko turi ahangaha tuyasoma, barigiza nkana, kubera uko ingoma zihinduye imirishyo mu Rwanda kugeza ubu zahinduye imirishyo gusa, ariko icyo twita structure of power has never changed. In the history of Rwanda, kinyivuge mu Cyongereza, in the history of Rwanda we have had regime changes, but the structure of power has remained the same. Niba rero batigiza nkana, barebe abahoze muri utwo dutsiko aho bari. Ubwami bwavuyeho, twebwe abatutsi turahunga, duhungana n'umwami, nubwo twese tutari abami cyangwa se abashefu. Nabo bakabaye rero bareba ngo ibigenda biba ku dutsiko dukoresha ubwicanyi nk'igikoresho cyo gufata ubutegetsi no kubugundira no kubugumaho, nabo amaherezo azaba aya Kagame. Ubwo ndabwira abo twita FPR nabo muri DMA yo ku gatsiko bakoresha, ntugira ngo Kagame yafashe inzira ngo aragenda ajya gukubita agafuni Kizito. Afite abandi bamukorera, abo ba Dani n'abandi nibo bagenda, nawe Dani n'umuntu mukuru agakoresha abandi bakagenda bagakubita udufuni. Umuntu wakwica Kizito, je simuzi, sinigeze mpura na Kizito, ariko nzi ibikorwa bye. Niba hari umuntu ugenda ajyaga mbona numva nkumva indirimbo ze, nkumva ari umuntu wabonekewe, uvuga ibyiza gusa, uririmba ibyiza, uduhanura, kuko ushobora no kuba uri umwana ugahanura abantu b'abasaza nkatwe. Ibyo yavugaga ni ibyo ngibyo. Umuntu wakwica Kizito, undi atakwica ninde? Ndabwira intore ako gatsiko ko amaherezo y'ako gatsiko azaba nk'amaherezo ya Kagame. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu,
nagira ngo twibwire twebwe abanyarwanda dufite imitima inangiye, twaba abahutu, twaba abatutsi, twaba batwa, umubaji n'umwe, niko abanyarwanda babivuga. Umubaji n'umwe ndamenyesha iki? Imitima yacu inangiye kuko buri gihe niba ari ibi bikoze twaciyemo, ubu bwicanyi twaciyemo buhoraho, imitima yacu yuzuye nyine ibi bintu by'urupfu duhora turimo. Ubona umuntu aciye, ubu wenda muri twe mu mbabarire hari umuntu urimo kureba umuntu atereba ziriya nterahamwe. Rimwe ngiba muri RNC twa Chicago turi mu bintu by'imyigaragambyo muri Chicago, hari abaminisitiri ba Kagame, hari n'abantu twahoze dukorana, ubundi bari banzi nyine ko ndi umuntu ukomeye. Noneho umuntu aho nari ndi Chicago cyo korogo ko nari mu bahutu gusa. Noneho muri Gande, Charles muri Gande muramuzi, yahoze ari minisitiri, arambaza ati Theo, turareba abo bantu urimo? Ndamusubiza intege ngira amahirwe kuko mbarimo, kuko nabonekewe. Yes, nanjye narabonekewe. Ubu hari abandi uko muri ahanga barimo kureba ati reba ka Gatutsi, reba ka Theogene, ibyo karimo kuvuga aratubwira iki se? Yes. Imitima yacu iranangiye. Abantu niba amen, amen, abavuga bati twarabirenze, ndababwiye ngo amen. Impamvu tugomba kuba dutegereza dutyo nuko aho kurira Kizito gusa turamurira, tuyahanagura amarira. Nkuko mama kera nakuriye mu nkambi za Uganda, ubuzima bwanjye bwose mujya mbyumva nkunze kubivuga, ubuzima bwanjye bwose ubu ndi hafi kugeza imyaka 60. Ubuzima bwanjye bwose imyaka 6 gusa niyo nabaye mu Rwanda. Iyindi yose mba mu buhunzi. Igice kinini ndwanya Habyarimana n'agatsiko k'abahutu. Ikindi gice kinini nawe ubu mu busaza ndarwanya Kagame n'agatsiko k'abatutsi ba. Now ibingibi rero tugomba kumenya yuko tugomba kubirenga, tukubaka ikindi kintu gishya. Nta kintu dushobora guhindura ku mateka. Our past is a past. It's gone and gone forever. Icyo dufite ubu ni muri iyi minsi, mu gihe dufite bakunze kumva muri za philosophy zo muri iki gihe bavuga ngo be present. Be present. Tuwe muri iki gihe turimo, ariko cyane cyane aho tugana future yacu ni nk'igitabo kibumbuye ariko kidafite icyanditseho. Dufite ububasha bwo kwandikamo ibyo dushaka. Turabishobora. Twabishobora. Yes, twabishobora. Dushobora kwandika andi mateka y'u Rwanda. Ibyo nibyo twakwibaza tukavuga ngo ibyo Kizito yazize, ibyo Sendashonga yazize, ibyo abaguye muri Kongo, abahutu baguye muri Kongo n'abaguye Kibeho n'abaguye aho ngaho muri amashyamba, abatutsi batangiye gufata kuva muri 59 tukabongera muri aya mahanga. Nibake mbabwire ko data uko numva mama yambwiye yajyaga tuvuga ngo data yishwe ngo na Parmehutu. Sinayizi na Parmehutu icyo aricyo, ariko nkurane ko ngo so yishwe na Parmehutu, ngo baramwishe ngo bamuhamba igicuri. Niko bambwiye, simbizi, ariko niko mama yambwiye. Abishe aba bantu bose twirwa twibuka umunsi ku wundi, niyo twibaza ngo tubigenze dute, turubaka ibiki,
muri icyo gitabo kibumbuye cy'ejo future. The future is an open book. We can write our story, our new story in that new book. And that dufite capacity kubikora, ntabwo Kagame na gato afite ububasha bwo kubihagarika. Nta n'undi ushobora kubihagarika. Twabyemeye kubikora, twabikora. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ndangirizaho ni ukubwira abanyamahanga. Ubu ngubu murabizi aho tuvugira, nageze ahangaha mu gitondo ndimo kureba amakuru, ndeba ngo Museveni ngo yasinyanye na Kagame ibyo bita extradition. Ariko genda imenyereye kubera ko mwibuke neza ko tumaze kwandika Rwanda briefing muri 2010 baduciriye urubanza bankatiye imyaka 24. So ubari imbere ubu ngubu Rudasingwa ubari imbere mfite igifungo cy'imyaka 24 ariko ndidegembye. Yes. Yohereje za extradition aho ntuye muri Amerika ngo bamfate bamfunge bansubizeyo ntibirabashobokera. Ariko icyo nagira ngo mbibutse, ibyo mwumva ngo extradition birimo Museveni, birimo Kagame, birimo Tshisekedi wa Kongo, birimo umuperezida wa Kongo wa Angola, murakoze kunyibutsa wa Angola. Ibyo ni nka bya bindi nahoze mbibutsa ngo Abafaransa, Abanyamerika, Ababiligi, Abongereza, ubu nabo twita ngo ni inshuti kuko turi Abanyafurika, turabirabura gusa, ntabwo ari iby'uko umubiri wacu usa gusa. Kuko abo bose Kagame icyo avuga, iyo avuga ngo muzatwohereze, muzafate mutwohereze abo bantu b'abanyabyaha b'abateroriste, ni bande bavuga? Twese uko turaha turi muri abo ngabo kwa Kagame ashaka ku bihugu bifata bikadusubiza mu Rwanda, hanyuma akatugenera urupfu nk'urwo yageneye Kizito Mihigo. Abo ni Abanyafurika ndimo kubwira kwa aho ngaho barimo guhemukira Abanyafurika, kandi nabo amateka ya history will pass a very harsh judgment to people who do such things. Abandi harimo Roni, harimo Abanyamerika, harimo Ababiligi, harimo Abafaransa, harimo n'abandi bose. Nagira ngo mbabwire ko twebwe nk'Abanyarwanda turasobanukiwe inyungu zacu, yuko inyungu zacu tutazemera ko ziba sacrifiye kubera inyungu zishingiye ku busambo n'inda nini. I will say this in English. As you know, Rwanda and Uganda have signed an extradition treaty. Part of this extradition treaty was made possible because of the role of the President of Democratic Republic of Congo and the President of Angola. An extradition treaty for Rwanda means one thing, that people who are not like President Kagame and the clique that rules harshly and violently today in Rwanda, that people who are opposed, even just in thought, against this kind of regime, that such people are considered terrorists and criminals, and therefore they should be extradited and face the same fate as many other people, including the one that we are grieving today, Kizito Mihigo. We tell those people that the fate of Rwanda is in the hands of Rwandans. And nobody, including President Kagame and his clique who rule harshly and violently this nation of Rwanda, that they cannot prevent us from
writing a new story of Rwanda. And even the foreigners, whether they are Africans or non-Africans, Europeans, Russians, Chinese, or whatever, they do not have the capacity to stop us on that historical march of rewriting a new story for Rwanda. Nibyo ngibyo ndangirira murakoze.